nyamukandagira mu kibuga abafana b'ikipe ya APR muze. Hari amakuru yiriwe avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nabonye mugenzi wanjye Musanga Mfura Lorenzo niwe wabitangaje ku mugoroba kabisa, avuga ati nejo yarabitangaje avuga ati rwose umuzamu witwa Nicolas Sebwato ari mu biganiro n'ikipe ya APR. Ariko mbere na mbere ndagira ngo manze mbabwire ko umuzamu witwa Ishimwe Mario Pierre, uyu muzamu wa Peri ntabwo ari kuri kariba ya Peri, bitwagiye tubigarukaho. Mwarabibonye amakosa yagiye akora muri iyi pre-season, yego ni bitabara, ariko wagira ikikango nk'ikipe izakina amarushanwa mpuzamahanga. Uyu muzamu rero umwungirije bazanye Adolphe nawe rwose ntabwo ari ku rwego pe, tujye tuvugisha ukuri. Uwundi uhari ruhamya nyiko nawe ntabwo ari ku rwego rwose rwa APR. Aba bazamu kari batatu mu ikipe ya APR ubona ko ibintu bakina umuzamu wari we wese muri APR yajyamo akabikina. Ikipe ya APR yabiboneye hafi, ibona ko nta kindi gisubizo, baravuga bati bagiye kugaruka ku isoko. Ariko ndagira ngo manze mbatangarize ko ikipe ya APR bije yari iteganyije gukoresha muri sezo ya 2025-2026 yararangiye. Na wundi mukinnyi abakinnyi bagombaga kongeramo bari abakinnyi batatu, babongeyemo byararangiye, byabaye fini. Romba bagombaga kongeramo abakinnyi batatu nkuko chairman w'iyi kipe Deo Rusanganwa yabitangaje. Abakinnyi batatu bagombaga kongeramo, nukina hagati mu kibuga ukina ku 10 baramuzanye Raouf Memerdawo umunya Burkina Faso, nawe ndaje mbabwira ibye, wamaze no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, turaza tubigarukeho. Hanyuma bagura umwataka full striker nomero 9 mu mugongo, baramugura, bagura umunya Cote d'Ivoire William Meritogi, baramuzana nubwo akijya bitari byakunda neza. Undi mukinnyi bagombaga kugura ni umukaseri holding midfielder, bari baramuguze we kera, bagura Ronald Sekiganda, umusore baguze bamukuye muri Vipers nako muri Sporting Villa hariya muri Uganda, baramuzana. Abo nibo bakinnyi batatu ikipe ya Peri yagombaga kongeramo muri iyi sezo. Ariko abo ni abakinnyi b'abanyamahanga. Isoko ry'imbere mu Rwanda bongeyemo abandi bakinnyi bagiye batandukanye, bazana Fitina Ombarenga, bazana Hakimu Bugingo, bazana Iraguha Haji, bazana Ngabonziza Pacifique, bazana na Hakizimana Adolphe. Nabo bakinnyi ikipe ya APR yongeyemo, isoko bararifunga burundu. Ikipe ya APR itangira imyitozo, umuzamu akemanga abazamu. Umukino murabyibuka ku mukino yakinnyemo na Gasogi, yazanye Mario. Ku mukino yakinnyemo n'Intare arahindura, azana ba Ruhamya Nyiko. Umukino yakinnyemo na Gorira umwazana Adolphe, undazana Pierre, nyine ukabona ari kugenda ahinduranya. Bagiye mu nyera y'abahizi akinisha uwitwa Mario wenyine, niwe yabanzagamo muri iyi nyera y'abahizi, niwe yabanzagamo kuko abandi yabonaga urwego rwabo ruri hasi cyane kurenza. Mario nawe urwego rwe asanga ruri hasi. Urumva asanze ruri hasi rero bikubitiramo noneho n'amakosa y'abadefenseri ba APR batari karibo mu mutwe, batameze neza, bitewe wenda n'ibyagiye bivugwa byo kuba hari amakipe yabashakishije hanze kugira ngo basohoke bikarangira batasohotse. Umuzamu Mario bakamuhereza umupira akawushota abadversary bakamutsinda igitego. Akora ikosa rya mbere bari gukina n'ikipe ya Polisi, yitangira kado kuri Ibyiringiro Rage, amutsinda igitego. Ku mukino bakinnye na Azamu mwarabibonye, akora irindi kosa bamutsinda igitego. Ni umuzamu nanone wagiye agaragaza amakosa mu buryo umukino ugenda ukura, ubona ko agenda atakaza concentration.
agenda nyine ava mu mukino buri mu isegonda ku mukino. Nyine ni wa muzamu udashobora kumara udashobora kuba ari mu mukino iminota 90 y'umukino. Ashobora kugira nk'iminota 5 myiza, indi 5 igukurikiye ikaba mibi, gutyo agenda yihinduranya nk'urunyaruve. Urunyaruve muraruzi nirwo rugera mu byatsi by'icyatsi rukaba icyatsi, rwagera mu bishwangara rukaba igishwangara, rwagera ahantu h'umutuku rukaba umutuku. Urunyaruve hewana ruteye ubwoba cyane, ntabwo rugira ibara, rwo rurihinduranya biterwa naho ruri. Rero na Mario simwise urunyaruve, abantu munyumve neza n'urugero nari nanze ko n'urugero nyine kugira ngo abadukurikiye mugende namwe bibacegera. Ku munsi w'ejo ubwo twagiye muri operasiyo, twagiye muri kandanda, ikipe ya Mukura Victory Sport byaravuzwe ko witwa Nicolas Sebwato agiye kujya mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ntabwo babeshyaga, byari ukuri, bari bamuganirije, ndetse n'igihe yatwaraga igihembo cy'umuzamu mwiza wa Rwanda Premier League sezo ya 2024-2025, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaramwegereye buramuganiriza. Ariko Rayon Sport murabyibuka ko yari ifite cya kintu cyo kuvuga ngo turaguha igice, agafaranga. Sebwato we yashakaga agafaranga kuzuye. Noneho Sebwato akaba ashaka kuza muri Rayon Sport, ariko Rayon Sport umutoza mwifuza, ariko bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport nabo bamwifuza, abandi batamushaka, ariko hakubitiramo n'icyo kintu cy'amafaranga. Haziramo n'iki kintu rero cya Idrissa Kuyate wapushinze, ubuyobozi bugapushinga cyane bitewe n'imbaraga bakamugura. Sebwato biba biracecetse, agaruka muri Mukura. Kujya muri Mukura ntabwo yari afite amasezerano, ahubwo murabizi ko uwitwa Kafu cyangwa se Olivier niwe ngo wariyemeje kujya yishyura Sebwato Nicolas, akamwishyura kila kitu. Hanyuma nk'umuntu wakuriye muri Mukura, nk'umuntu wamuritswe na Mukura, yari arimo akora imyitozo, ariko afite twavuga yuko yari afite icyizere cy'uko na Mukura ifite icyizere cy'uko izamusinyisha anytime. Ariko akababwira ati njyewe ndamutse mbonye indi kipe nahita nabanyuka nkwigendera. Rero kubera ko umuzamu yarari gukora imyitozo, rero bavuga bati ifite umuzamu, aperi ifite umuzamu, na ofa iri guturuka hanze y'igihugu, naki Mukura n'ubundi yari yiteretse ivuga ati nubwo wenda Olivier atari yabona amafaranga n'iki, ariko uyu mukinnyi tuzamusinyisha, no mukinnyi wacu nta kibazo. Ariko kandi Mukura ni ya kipe ivuga ati ntabwo yizirika abakinnyi, iravuga ati niba twebwe umukinnyi bamuhaye amafaranga akagenda, it's okay, nta kibazo, nagenda ajya gushakishiriza ahandi. Na Mukura ni ya kipe nyine ubona ko ikora ibintu byayo biri professional. Ku munsi w'ejo ntabwo yakoze imyitozo muri Mukura. Abantu baravuga bati yatangiye ibiganiro n'ikipe ya APR kugira ngo imujyane muri Sekafa Kagame Cup igomba gutangira tariki zingahe 2 z'ukwezi kwa 9. Mubyibuke neza, Mario ari mu ikipe y'igihugu, uwo mubaperi yari ifite nawe ari mu ikipe y'igihugu. Bakavuga bati se Ruhamya Nkiko araza kuturwanaho muri iyi Sekafa? Bakavuga ati se Adolphe ko twabonye nta kirimo biraza gukunda? Mwibuke nababwiye ko igura n'igurishwa cyangwa se kugura abakinnyi muri aperi byarangiye, ariko mwibuke mu nkera y'abahizi bakusanyije miliyoni 500. Nabwo RDF iri butanga amafaranga kuri aperi ngo bajye kugura Sebwato, ariko hari amafaranga bakusanyije mu nkera y'abahizi yatanzwe n'abafatanya bikorwa bagiye batandukanye, abarimo ba Frozabet, abarimo ba ETK n'abandi bagiye batandukanye, batanze amafaranga kayabo. Bari murabyibuka mu ijoro ry'intare bakusanyije miliyoni 500. Ayo mafaranga araryamye hariya, nta kintu yakoze.
ayo bahembye muri iri rushanwa ryateguwe n'ubunini commitment y'abantu bagiye bitanga, ayo ngayo yagiye asaguka mu gutegura rya joro ry'intare ndetse n'imihigo bagiye biyemeza, ayo mafaranga ari hariya yararyamye. Rero APR urumva ko ifite amahirwe menshi yo kuza kongeramo umukinnyi, ariko batagiye muri Minadef ngo bavuge bati muduhereze amafaranga, abakinnyi twaguze nta kirimo tugura abandi. Oya, ni umuzamu bashaka. Ikindi ngo ndari kugira ngo twinjiranemo neza, impamvu iyi transfer ishoboka anytime, muraza kubona uwitwa Nicolas Sebwato yasinye ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga. Ikipe ya Mukura Victory Sport yamaze kuvugana n'umuzamu wari uri gukinira ikipe ya Senegal muri Cani. Imikino yose yabanzagamo ku mugoroba basezererwa n'ikipe ya Maroc. Abantu barebye umukino, uyu muzamu ngiye kubabwira yarari mu kibuga. Match bakinnye na Congo, uyu muzamu yarari mu kibuga. Match bagiye bakinya zigiye zitandukanye, uyu muzamu yarari mu kibuga. Uyu muzamu rero bamwita amazina ye nyakuri kugira ngo tugendane nkubwire kandanda, nze mbihuze wumve ko ibintu bimeze neza cyane. Nze mbihuze rwose wumve ko ibintu bimeze neza cyane. Abafana ba APR muze kuri YouTube channel tuganire. Uyu muzamu Mukura bivugwa ko byamaze kurangira, nahoze ndeba ndetse ni no kuvugana na bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Mukura Victory Sport, tugenda twandikirana. Ashaka no kuza kumuhamagara arayivu, arakarambwira ati ndahuza hari utuntu ndimo, ariko arambwira ati ntabwo ari 100% ariko umuntu twaravuganye. Bamwita Maka Phillips Alon Diouf. Uyu niwe muzamu ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir igiye kumanura. Yakiniraga ikipe ya Senegal ya Chan mu bihugu bitatu byihuje. Katwamamaze gato. Ari mu karere ka Ngoma, nagize amahirwe yo gutsinda nyenyesho hagiye buri kwezi bakajya bama 500. Inkuru ya misigaro ni kimwe ni ya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye, nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwe 500 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego mu mafaranga 500 utsinde. Inzozi roto, tsinda dutsinde. Yego, nibyo nababwiraga, umuzamu Mukura imanuye noneho nagatangaza, bamwita Maka Phillips Alon Diouf. Maka Phillips Alon Diouf ni umuzamu yarari gukina, afite imyaka 26, akina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere muri Senegal, akaba akinira ikipe yitwa Tiangolf. Romva ni umuzamu iyi mikino yose ngiye kukubwira yo muri Chan yabanjemo, ari umuzamu wa mbere titulaire. Ikipe ya Senegal murabyibuka inganya n'ikipe ya Congo igitego 1-1. Uyu muzamu Mark Phillips Alon Diouf yarari mu izamu. Ubwo ni muri Chan ngiye kukubwira. Ikipe ya Senegal ikipe ya Senegal ikina na Nigeria iyitsinda 1-0, uyu muzamu yararimo. Ikipe ya Senegal ikina na Sudan bakanganya 1-0, uyu muzamu yararimo. Ikipe ya Senegal itsinda Uganda igitego 1-0 muri 1/4, yararimo mu izamu hariya. Urumva ku mugoroba ikipe ya Senegal ikina na Maroc ikanayisezerera kuri penalty 5-3, uyu muzamu yarari mu izamu ubwo banganyaga igitego 1-1, ariko Morocco ikaza gusezerera Senegal kuri penalty 5-3. Uyu muzamu yarari mu izamu bamwita Mark
Philips Arona Diouf, uyu niwe muzamu bidasubirwaho. Ikipe ya Mukura Victory Sport byarangiye, bavuganye, uyu muzamu niwe ugiye kuza gusimbura uwitwa Sebwato Nicolas. Sebwato Nicolas, umuzamu wabaye mwiza sezo ya 2024 2025 muri Rwanda Premier League. Ikipe ya APR iraza kumumanukana i Dar es Salaam. Aha peri irabikoze igitangaza. Mari ararisubiramo se, sibigoye. Mario kuri aya makosa ye haza igihanyaswa cyo muri Uganda. Ariko mwabanwe ndagira ngo mbabwire ngo niba hari ikipe izi gukora recruitment, ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir ni ya mbere. Tekereza ikipe ishobora kuza ikazana umukinnyi, uri kumva, wakifuzwa na Reyo, akifuzwa na Aperi, ureba abanyamahanga ifite ba Boateng Mensa, urebe aba ba Umukiza Obed, ureba aba Barushema Chris, nubwo yageze muri Rayon Sport bikahita byanga, agahita avunika n'iki, urebe uyu Nicolas Sebwato, urebe uyu muzamu barokirise, umuzamu wakiniraga Cani, ikipe y'abakina imbere mu gihugu ya Senegal, yarigeze muri kimwe cya kabiri isezererwa na Maroc kuri penalty, nabwo ari we titire rubanzamo. Uri kumva mu ikipe yitwa Tiengaf cyangwa se Tiengaf, uyu muzamu yari number 1 abanzamo. Yaciye mu makipe atandukanye nka Dakar hariya muri Senegal, nabwo akina. Uri kumva ni umuzamu ukomeye. Navugaga imyaka 26 ariko ndabona yarujuje 27 kuko yavutse tariki 20 z'ukwa 11 mu 1998. Goalkeeper avukiye muri Senegal hariya kabisa, Dakar hariya, vuga ati rwose ndayimira. Uyu niwe muzamu ikipe ya Mukura Victory Sport igiye gusimbuza uwitwa Nicolas Sebwato. Biri kuvugwa ko rwose muri aperi byarangiye. Iyo ni Mukura, amahindura ya Mukura. Marco Philips Arona Diouf, welcome kabisa mu ikipe y'umuhondo n'umukara. Sha Mukura mujye muberereka, niwumva Mukura ujye uberereka pe. Mukura fite ibintu byayiba yabipanze bigendera ku murongo, ureke bya bintu by'agatogo bya ya makipe nashatse kuvuga byo kudobanganya, byo kugenda uvindika. Ari ibintu bajyaga bakora bagiye nko kubiba amasaka mu kwambira, urabona hari ukuntu imvura ibiri kugwa ari nyinshi cyane, none abantu bakaba bashaka kugira ngo bahite bayifatirana, kuko mu kwa kabiri hari igihe nyine bitewe na klima hari ukuntu ikirere kijya kidumbaganya, ukajya kubona akazuba karavuye ari kenshi, akavuga ati reka dufatirana aka kavura duhite dutangira tubiba amasaka, tugende nyine tujye kubiba imbuto. None abantu baba bari kubiba nyine n'imvura iri kuga, akavuga ati yewe shati tibi no kudubanganya, ati ni ibintu byo gupapira byo kujyutajuta, ti nyine ni bya bintu ku buryo nyine umuntu amara kubiba nyuma y'iminsi 2 ugasanga icyatsi cyatanze amasaka kumera. Nibyo bita kudubanganya no kudubika no kugira ahantu bazi kudubika, murabizi bagiye nko kuvoma ahantu badubika ikintu kamanza kagiramo, nyine biba byabaye agatogo, birivanga cyane. Ariko urumva ko Mukura na Mukura ikora ibintu. Ubwo uyu muzamu usibye n'ibyo ngibyo, uri kumva uyu muzamu yakinye CAF Confederations League. Reka turebe CAF CAF Confederations League, ari kumwe n'iyi kipe yitwa Tingof. Iri zina ko rikomeye cyane ra. Iyi kipe ikina na Stade Abidjan. Sha iyo musore yarakinye pe, urumva ko afite kaseve, urumva ko kameze neza. Mukura yabibonye umuzamu mwiza cyane mu ikipe y'igihugu ya Senegal, urumva ko uyu muzamu abahari rwose,
abahari. Okay, ngira ngo ni ibyo ngibyo, ariko nanone tukiri muri aperi kugira ngo abantu babyumve neza. Mwabibonye ko abakinnyi ba aperi icyo kwibaza ni kimwe, bashiriye mu makipe y'ibihugu. Hamanje kugenda batanu, barimo Ombarenga Fitina, barimo Nduwayo Alexis, ubwo ni babiri, barimo niyo mugabo Claude, ubwo ni batatu, barimo Mugisha Gilbert Barafinda, ubwo ni bane, undi bahamagaye ni Mario, si batanu. Hiyongeyeho Ronald Sekiganda wahamagawe muri Uganda Cranes, Dennis Omedi, ubwo ni babaye barindwi. Hiyongeraho Raouf Mameri Dawo yamaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, yahamagawe. Aperi maze no kubitangaza mu kanya rwose, ibicishije ku mbuga nkoranyambaga zabo kuri X. Umva uburyo bagize, baranditse ngo Dawo Mameri has received a call up to join Burkina Faso national team. Proud moment for our lion as they represented his country. Banditse bashyiraho akarango baravuga ati international call up Raouf Mameri Dawo. Cyaye kirango cya APR, ariko abantu mutinya umuntu wamagawe mu ikipe y'igihugu ya Senegal. Ubwo ikipe y'igihugu ya Senegal kapiteni wayo muramuzi, bamwita Bertrand Traoré, akina mu ikipe ya Ajax Amsterdam yo mu Buholandi. None ubwo nujya kureba muyize nakiriraho kuri YouTube channel, muze murebe abakinnyi Raouf Mameri Dawo abari guhatana nabo hariya. Ego ibintu biba byakomeye, rwose pe. Nerekeraho kabisa. Okay, abantu mujye kuri YouTube channel murebe Raouf Mameri Dawo guhamagarwa, noneho agahamagarwa ahanganye n'aba bakinnyi bakomeye bagiye batandukanye. Uri kumva, bari muri ekipe ikomeye. Ndebera aba midfielders cyangwa se abakina hagati bundi, kandi ntabwo ari no muri Sonabel iyi kipe yaturutsemo. Uyu musore yarahamagawe, niyo mpamvu nagarugira urutonde kugira ngo mutavuga ngo nibwo asahamagawe. Oya, uyu musore ari no muri Sonabel yarahamagarwaga. Umba abana bahanganye nabo harimo witwa Mohamed Zougrana, akina ikipe ya MC Alger yo muri Algeria. Uwitwa Ismail Doualago akinira Pansenclos yo mu Bugeretse. Hari uwitwa Saido Simpole akinira Al Masry yo mu Misiri. Ibrahim Burati Touré munamoza akinira muri Pyramids yo mu Misiri, wamwumvise. Cedric Badora akinira Spartak Travan yo muri Slovakia. Uwitwa Raouf Mameri Dawo APR nyamukandagira. Urumva aperi yo mu Rwanda tereka muhariya, bamwita Jose Theodore Beyong akinira Anas yo mu Bufaransa. Uwitwa Salou Draman akinira Haifa yo muri Israel. Uri kumva, noneho wumve ko ni ikipe ikomeye. Washobora kwibaza ngo none se ngo Raouf Mameri Dawo ngarusha ngo Sheikh Jibril wataranga katahamagawe. Uzabataka ikipe ya Burkina Faso bifite iryamyeho hariya. Barimo witwa Dango Watara akinira ikipe ya Bournemouth mu Bwongereza. Urumva, bafite witwa Hassan Bande akinira ikipe yitwa HJK Helsinki yo muri Finland. Uri kumva, bafite uwitwa Sriyank Ilya akinira ikipe yitwa Torres cyangwa se Toyes yo mu Bufaransa. Racine Traoré,
Shakhtar Donetsk yo muri Ukraine, Mohamed Konate hakina muri Saudi Arabia. Ose koko tuvugishije ukuri, Watara yamenera he koko muri ibi bihanyaswa? Watara wa peri koko, Watara uvuye muri za GS Kabiri koko, muragira ngo mwebwe muba mugira ngo nyine uwitwa Raouf Mameridawo umunani we, kubera ko aba ba Burkinabe baba bazi umupira. Urumva ko nabahanganye nabo hagati mu kibuga baba bakomeye pe, kuko nabonye no muri match zatambutse ubu bari kwitegura match bazakina na Djibouti kuri tariki 5 nibwo bazakina. Uwitwa Raouf Mameridawo arimo hari ubwo na waperi ni mu mubare nawe uhari. Abakinnyi 8 harimo abashobora kubanzamo, noneho na aperi idafite, twavuga ko ifite squad yego ntabwo yabura abo kujyana, ariko nko mwizamu urumva ko bari bakeneye umuzamu. Nicolas Sebwato rero kabisa, abafana ba aperi mu byakire, mugomba kumwakira. Gusa ikiriho aperi ingengo y'imari yari iteganyijwe ko baguramo abakinnyi yararangiye, ubwo bari bwifashishe nyine ayo ngayo nababwiye za miliyoni 500 basevinze, baraza kurituramo nyeya bishyure umuzamu azabafashe. Nicolas Sebwato baba babonye umuzamu mwiza, n'umuzamu wagaragaje urwego, n'umuzamu ushobora kuza agakipinga amasaves, agakora clean sheet, n'umuzamu ushobora kuza akagira byinshi atanga mu ikipe ya APR. Nuko bimeze ugaperi tunayisozaho. Abafana ba APR kuri radio Ishingiro Sport ndabona bari kugenda batanga